Mu mpera z'icyumweru gishize ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ibirebana n'isanzure n'ibigendajuru NASA cyohereje mu isanzure icyogajuru cyatwaye akanyabiziga bise Perseverance ngo kajye gushakisha ibimenyetso by'uko hashobora kuba hari ibinyabuzima byigeze kuba ku mubumbe witwa Mars. Aka kanyabiziga kazagerayo ku itariki ya 21 mu kwezi kwa kabiri mu mwaka utaha, kagiye gushakisha ubuzima kuri uyu mubumbe ndetse ngo karebe niba abantu bashobora kwimukirayo. Niyo mpamvu kugeza ubu abantu bashishikajwe no kumenya ko haba hari ubundi buzima bushoboka mu isanzure, kubera iki mu mibumbe yose iriho hatekerejwe uyu wa Mars. Reka tubibaze mugenzi wacu Alphonse Muhire Munana. Igitekerezo cy'uko abantu bashobora kujya gutura ku mubumbe wa Mars cyatangiye kera mu nyandiko, ibitabo na za filime by'ibara nkuru ntekerezo. Nta koranabuhanga cyangwa ubundi buryo bwari bwo bwose buriho bwari no gushingirwaho ngo bibe byakumvikana ko abantu banagera kuri uyu mubumbe byonyine ubusanzwe mu isanzure bita umubumbe utukura ku rutonde rw'indirindwi irimo n'isi yose izunguruka izuba. Bawita ko utukura kuko imirimo y'ubutare buhabarizwa ku ngano nini cyane ngo busa n'ubutera ingese ubutaka bwo kuri uyu mubumbe bukagaragara nk'ubutukura. Uko iterambere n'ikoranabuhanga byakomeje gushyirwa ku zindi ntera, ni nako iki gitekerezo cyakomeje kwitabwaho no gusunikira ibigo bikora imirimo y'ubushakashatsi ku isanzure, ibya leta z'ibihugu n'ibyigenga gukomeza gushaka gihamya niba kuri Mars ubuzima bushoboka koko, cyangwa niba hari n'ibinyabuzima ubwabyo byaba byarahabarijwe. Abantu bakeneye indi si, undi mubumbe wo gukoloniza, kugenzura no guturaho, cyane ko mu myaka iri imbere hatabura kuzamurwa ingingo n'ibitekerezo by'uko bisa naho isi itazakomeza kubakwira kubera ijanisha rikomeye ry'ubwiyongere bw'umubare w'abayituye mu gihe cy'imyaka mike gusa ridasiba gutumbagira. Hagakurikiraho icyo kubabonera ibyo kurya cyangwa se ingufu bakenera mu mirimo y'iterambere rishingiyeho ubuzima bamenyereye n'ibindi bitandukanye. Isi, abantu banyunyuza umutungo wayo mu gihe gito cyane ku mwaka ugereranije n'ubushobozi bwayo. Ibyo ifite byakabatunze mu mwaka wose bishyira buri gihe mbere y'uko amezi 12 ashira. Amazi, ibiribwa, ingufu dukenera mu mirimo kimwe n'ibindi dukenera byose isi gishoboye kutubonera muri uyu mwaka w'2020 tuzaba tubimaze ku itariki 22 z'ukwezi gutaha kwa munani. Andi mezi anasigaye ni ukuyinyunyuza, kuyisaba ibyo yarangije kuduha, kuyigondoza no kuyiguza. Ubwo izabituguriza ngo tubeho kugeza umwaka urangiye. Mu mwaka ushize ibyo twabimaze tariki 29 z'ukwa karindwi. Ni nuko byakomeje kugenda mu myaka yashize, umwenda ku wundi n'imyenda ikomeza kwiyongera, ityo nta cyishyuwe ikazarangira nta kisi gifite cyo kutuguriza ngo abayituye bakomeze kubaho. Bizarinda bigeraho twe tunakomeza n'ubundi kuyishakamo ibyo dukeneye byose. Iyo yaragandaye, utekereze ku munsi nk'uwo ubusanzwe witwa jour de dépassement cyangwa Earth Shooting Day, itariki tuba twamariyeho iby'isi yakadutungishije umwaka wose. Igihe noneho itariki nk'iyo ngiyi izabigera ari mu kwa mbere cyangwa se mu kwa kabiri, ni urubanza ruzatangizwa isi isabe bene wabo inyenyeri n'indi mibumbe kuyibera abagabo. Isanzure riyobora urubanza, ni urubanza icyo gihe abatuye isi n'ibinyabuzima biyibarizwaho bakwishyuzwa ku ngufu karemano nk'uko imyenda nk'iyo nabo bayiriye mu buryo karemano. Ibyo bikagarukwaho bityo, ariko rimwe na rimwe ntibinitabweho cyane kuko ari urugendo rurerure hagereranijwe n'imyaka mike cyane gusa umuntu umwe wenyine ashobora kubaho. Ariko nanone hakababo bitabura guhangayikisha abandi bashyize ubwenge bwabo n'ubutunzi ku bushakashatsi, nabo batabura kwemeza ko bugambiriye neza y'ikiremwa muntu, abakiyita n'abarinzi b'inyoko yose. Ibyo ni nabyo byaje gusunikira abatari bake mu cyiswe terraforming, mu gushaka undi mubumbe abantu baturaho. Mu bikorwa bihambaye by'ubushakashatsi ukaba wakongerwaho ibibura hagatunganywa neza ku buryo abantu bahaba bihoraho, cyangwa se ko haba mu gihe runaka hakajya havanwa ubutunzi karemano burimo amabuye y'agaciro n'ibindi byakenerwa mu kubyazwa ingufu zifashishwa mu mirimo bivanwa ku yindi mibumbe. Byose bikaganisha ku kuba hari abumva ko abantu bakeneye indi si, ubwo n'undi mubumbe, indi si yo guturaho cyane cyane mu myaka izaza. Indi si ku bantu bakayitura. Ibyo bisaba undi mubumbe w'ikirere nyacyo mu buryo bubiri. Ubwa mbere ni climate, bijyana n'imihindagurikire y'ibihe, imvura, izuba, umuyaga, ububobere mu mwuka, urumuri rushinga umucyo w'amanywa rukagabanuka ruganisha mu mwijima w'ijoro ndetse n'ibindi. Uburyo bwa kabiri bw'ikirere bukaba atmosphere, igihu cy'imyuka gitwikira umubumbe runaka. Icyo ku isi nicyo gikumira imirasire imwe n'imwe y'izuba cyangwa se kikagabanya ubukana bw'ihumanya ryayo. Kugira ngo ubuzima bunashoboke bigasaba imiterere yihariye y'ubutaka n'ibibubarizwamo, imibanire y'urusobe rw'ibinyabuzima n'ingaruka buri kimwe kigira ku kindi n'ibindi bitandukanye. Ni byinshi bihuzwa ngo ubuzima bushoboke.
kuri iyi ngingo rero yo guterafominga cyangwa kwa kugira undi mubumbe abantu babasha guhindura nk'isi ubuzima bukahashoboka bakahatura, impamvu ibyo buri gihe bakomeza gusa n'ababishakira kuri Mars ni inyenyeri ebyiri ziyiherekeza Phobos na Deimos nk'uko isi nayo ifite ukwezi, nuko barangije no kuvumbura ko kuri uyu mubumbe hari amazi cyangwa se yigeze kuhabarizwa, bakanakeka ko ikirere cyaho mu myaka myinshi cyari giteye nk'icy'isi, ariko mu byo bamaze kumenya nanone hakaba imbogamizi nyinshi z'uko habarizwa ingufu rukuruzi z'umubumbe ziri ku ngano nto, urumuri ruke, ubutaka buhumanye, kimwe no kuba imirasire iri hasi ku ngufu zirimo nk'izifashishwa mu itumanaho n'ikoranabuhanga nazo zagira ingaruka zitoroshye ku binyabuzima kuri Mars. Guhindura umubumbe wa Mars isi ya kabiri mu buryo iturwa, hari abagaragaza ko nta bushobozi buhagije abatuye isi babifitiye mu buryo bw'ikoranabuhanga n'amafaranga kayabo kayo bisaba. N'imishinga iriho kuva mu 1950 bisaba nibura miliyaridi 500 z'amadolari y'abanyamerika gutegura urugendo rumwe gusa kuva ku isi no kugerayo nabwo mu gihe gito gishoboka cy'iminsi ibarirwa hagati ya 400 na 450. Kugera kuri Mars no gushakirayo ubuzima biracyari kure, nta muntu urakandagizaho ikirenge cye. Cyakora hari imashini nyinshi zoherejweyo kugeza amagingo aya zikazana ibyo zatumwe bikanakorerwaho ubushakashatsi. Ibigo byinshi bya leta z'ibihugu bisa n'ibyabaye bibigenzemo buhoro, ubu nibwo byongeye kuburwa ku kigero runaka. Kuba abantu bashobora kunguka isi ya kabiri ku mubumbe nka Mars biracyari kure, ariko kandi kaba n'ingingo y'amatsiko ntagereranywa. Ese biramutse bishobotse, ninde uzatura kuri Mars avuye ku isi? Ninde uzaba ufite amafaranga yahagije abasha guhuza n'abandi bakageza muri miliyaridi zisaga 500 z'amadolari y'abanyamerika ngo batege bagende? Gutangira ubuzima mu isi nshya guhera kuri zero, icyo ukoze cyose akaba ari wowe wa mbere ubwo ugitangije muri iyo si. Naho se kuva ku isi nk'umubumbe ukerekeza ku yindi, kuko nawe ari umubumbe utuwe n'abantu ugiye gusura bene wanyu, ni inzozi nziza zinakirigita amatsiko y'ababyumva n'abashakashatsi batabarika babyitayeho.